Shalom, ni umunsi wa gatatu w'icyumweru, itariki ya gatatu ukwezi kwa gatanu, umunsi w'123 w'umwaka. Tera intambwe nshya mu izina rya Yesu. Nezerwa kuko Uwiteka akoze ibikomeye mu buzima bwawe. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 21. Ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. N'ubukene se, byari inzara, byari ubushomeri, byari uburwayi, icyo kizami se kiri imbere yawe. Uri kwibaza aho amafaranga y'ishuri azava, uri kwibaza uko umuryango wawe uri buze kubaho, uri kwibaza se icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ubwoba nibushire, umwami wawe aracyahari. Ni ukwezi ko kwavansa. Aho hantu uri, Imana igiye kugukorera icyo uri kuyisaba, kuko ikigiye gukora kirakomeye, ndetse n'abantu bazakirahira. Mana urakoze, urakoze, urakoze. Ugiye gukora ibikomeye, mwene data akabibonesha amaso, hariya mu rugo rwe, hariya mu kazi ahakorera. Mw'iki kizami kimuri imbere, muri ubu bukene arimo, ubushomeri arimo, inzira ugiye kurema irahambaye, kandi urakoze ko ugiye kumutungura, ibyishimo n'amashimwe bikaba byinshi mu mutima we. Mu izina rya Yesu Kristo, nushimwe kandi uhimbazwe. Amen.